Igitondo cyiza kuba dukomeje kubana hano kuri page yacu ya YouTube ni Tere Montage Rwanda. Uyu munsi nk'ibisanzwe turaza kuganira ku nkuru zigenda zivugwa hirya no hino. Inkuru zose no kugeza zikugeraho isaha ku isaha, ni hano uzajya uzisanga n'ahandi wazisanga. Icyo usabwa gusa no gukora subscribe, ubundi tukajya tubana ku makuru yose agenda kugeraho, zose updates zose ni hano. RDC ati utwatsi inama za Museveni kuri M23. Nyuma y'inkuru waza gusobanukirwa wumve ese nibiki bivugwa, ese Museveni ameze bite, byagiraga inama nimeze bite. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze ibitekerezo bya Perezida Museveni Yoweri wa Uganda, ivuga ko idashobora kugirana imishyikirano na M23 nk'uko uyu muyobozi yabibasabye. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya kuri uyu wa mbere yaganiriye n'itangazamakuru agaruka ku ngingo zirimo n'inama ya Rwanda yahuje Perezida Paul Kagame, Felix Tshisekedi n'umuhuza Joao Lourenco. Ni inama yari igamije gushakira hamwe umuti ku bibazo by'umutekano muke bimaze imyaka mu burasirazuba bwa RDC, harimo imirwano ishyamejeje ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Ni umutwe wa RDC ishinza u Rwanda gutera inkunga rukabihakana. Mu kiganiro cyabaye kuri uyu wa mbere, Muyaya yari kumwe na Minisitiri w'Ubucuruzi Mpuzamahanga Jean Rossi Busa, yashimagiye ko nta gahunda n'imwe bafite yo gushyigikirana na M23 nubwo ari byo bitekerezo Perezida Museveni yabahaye. Yakomeje agira ati ubwo twajyaga i Rwanda hamwe na Perezida wa Repubulika, ndatekereza ari mbere y'amasaha 48, Perezida Museveni yavugishije Perezida Tshisekedi amusaba ko yakohereza intumwa bakaganira ku mutekano mu burasirazuba kugira ngo amuhe ibitekerezo ku cyaba gisubizo. Igitekerezo cyo kujya i Kampala ntabwo cyaturutse i Kinshasa. Bavuye muri Angola, Perezida Tshisekedi yohereje muri Uganda intumwa ziyobowe na Minisitiri w'ibikorwa remezo Alexis Kisalo Muvunyi. Bari muri Uganda kuwa 14 Nyakanga. Uyu mugabo ngo yaherukaga ku ruhande rwa Uganda ubwo batangizaga ibikorwa by'ubwubatsi bw'imihanda, bityo abari we woherezwa. Yajyanye n'abarimo umujyanama wa Tshisekedi mu bya gisirikare General Major Maurunda Tumba Frank n'umuyobozi w'abinjira n'abasohoka. Minisitiri Muyaya yagize ati Perezida Museveni yatanze igitekerezo cye kuri iyi ngingo gitandukanye n'icyacu. Twebwe icyo dushize imbere ni ibyavuzwe i Nairobi. M23 n'abashyigikiye bose bagomba gusubira mu birindiro bahoranye. Ntabwo dukeneye imishyikirano iyo ari yo yose n'umutwe witwaje intwaro, kubera ko i Nairobi twatangiye urugendo rwa politike rureba imitwe yose yitwaje intwaro. Kuri twe uwavuga wese igitekerezo cyacu ntabwo gihinduka. Bagomba kuva muri Bunagana kubera ko i Rwanda twemeje ihagarikwa ry'imirwano. Iyo ngingo tuyikomeyeho. Ibyo bavuga byose mbere yuko hagira igikorwa cyose, M23 n'abashyigikiye bagomba kuva muri Bunagana, kandi ni umurongo weruye Museveni. Minisitiri Muyaya yavuze ko Museveni yatanze ibitekerezo bye, ariko Kongo yo aho ihagaze nuko nta mishyikirano igomba kubaho. Tubashimira kuba mukomeje kubana natwe hano kuri page yacu ya YouTube. Icyo musabwa no gukanda subscribe, ubundi mukakomeza kubana natwe umwanya ku mwanya. Tubabwira ko inkuru zose zageze zibageraho tuzajya tuzibagezaho. Muracyakomeje kubana nanjye Valence.